Ese ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho muriherereye hose, kandi bite bagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese. Uyu ni wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana. Tugiye gutangira dusenga, turimbe n'indirimbo yo mu gitabo, dusome n'ijambo ry'Imana, dusoze dusenga. Imana iduhane umugisha. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe, dushimiye ko wabanye natwe ukaturinda, n'uyu munsi ukaba waturinze tukaba tugeze mu mugoroba duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Duciye bugufi kugira ngo ushyirwe hejuru, tweze utuboneze ibyaha byacu, twejeshe amaraso wamenye ku musaraba i Golgotha. Ukimara kutubabarira, tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe, tubere umuyobozi muri byose. Byamisenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye gukomeza turirimbana indirimbo y'109 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Nyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, nisunze umukiza ukomeye, ngizihirwe mbonye umunezero, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, nezezwa nuko Yesu anyobora, nisunze umukiza ukomeye, sinkiyoberwa inzira nyuramo, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye, umutima wanjye ntuhagaze, nisunze umukiza ukomeye, ngubwa neza ndi kumwe na Yesu, nisunze umukiza ukomeye, niseguye amaboko yawe, Yesu singitinya, nisunze umukiza ukomeye. Tugiye gukomeza dusoma n'ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki, ibice byaho ni 3, kuva ku murongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19. Umutwe w'amagambo uravuga ngo isengesho rya Habakuki. Kansome mu izina rya Yesu. 17 aravuga ngo naho umutini utatoha n'inzabibu ntizera imbuto, bagahingira ubusa imyelayo, n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashyira mu rugo, n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimira Uwiteka, nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye.
Uwiteka Yehova ni we mbaraga zanjye, ibirenge byanjye abihindura nk'iby'imparakazi, kandi azantambagiza aharengeye hanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nshimye Imana kuri iri jambo. Uyu munsi nifuje ko twaganira kuri iri jambo. Iri ni isengesho rya Habakuki, yarasenze mu magambo maremare, ariko ageze aha ngaha ku bice 12, ku murongo wa 17, arangije aravuga ngo naho imitini itatoha n'inzabibu ntizere imbuto, bagahingira ubusa imyelayo n'imirima ntiyere imyaka, n'intama zigashira mu rugo n'amashyo akabura mu biraro, nta kabuza ko nishimana Uwiteka nkanezererwa mu Mana y'agakiza kanjye. Ni ukuri iri ni isengesho rya Habakuki. Yashatse kuvuga ko nta kintu cyamubuza kwishimana n'Imana cyangwa ngo anezeranwe n'Imana, ariko ntabwo ari abantu benshi babishobora. Ariko ndakubwira ngo uyu mugoroba, ndakubwira ngo ntihakagire ikintu na kimwe kikubuza kwishimana n'Imana yawe, ntihakagire ikintu kikubuza kunezeranwa n'Imana yawe cyangwa kunezererwa mu Mana, kubera ko nta kintu kiriho na kimwe cyaruta Imana. Kuko igihe cyose waba urimo, Imana ihora ari Imana. Imana ntijya ihinduka. Uko yari iri kera na n'ubu niko ikiri. Ishobora kwemera ko iyo myaka wahinze itera. Ishobora kwemera ko ayo matungo ashira mu biraro. Ishobora kwemera ko ibyo ufite bigushiraho mu bumana bwayo. Byose ijya ibyemera ko bidugeraho. Ariko ikintu nababwira uyu mugoroba, ibyo waba uri gucamo byose, ntihakagire ikikubuza kwishimana n'Imana cyangwa kwishimira Imana, kubera ko icy'ingenzi uba ugifite. Ikintu cya mbere umuntu aba agomba gushima Imana, ni ukuri tudashimye twaba turingaye. Ikintu cya mbere umuntu aba agomba gushima Imana ni uko tuba turiho dufite umwuka, duhumeka. Uyu mwuka Imana iduha, Imana yaduhaye, tugahumeka bikemera, tukavuga bikemera, ibintu byacu twatekereje twabikora bikemera, kubera Imana yaduhaye umwuka wo guhumeka. Icyo ni cyo kintu cya mbere cyatuma buri muntu wese ahora yishimira mu Mana, ahora yishimira Imana ye. Naho waba uri mu bibazo bimeze bite, ntihakagire ikintu kikubuza kwishima cyangwa gushima Imana cyangwa kwishimana n'Imana yawe, kuko Imana ihora ari Imana. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo waba urara, Imana ihora ari Imana. Waba wakambara ukikwiza, Imana ihora ari Imana. Wabura ibyo kurya, warya ugahaga, waba urwaye, Imana ntijya ihinduka. Ariko ntihakagire ikintu na kimwe kigukura ku Mana, kubera ko umuririmbyi yatubwiye ngo unyuzwe n'ubushuti bwo mu ijuru, ngo nisunze umukiza ukomeye. Ufite Imana ufite byose. Ubushuti bwo mu ijuru nibukunyure, kubera ko Imana niyo yonyine umuntu yakikomezaho ibintu bikagenda neza. Ni ukuri Imana niyo ikora imirimo n'ibitangaza. Imana niyo ikiza indwara. Imana niyo ihindura amateka y'umuntu. Umuntu nta kintu yagufasha, kuko umuntu ashobora kukubwira ngo nzagufasha iki, ariko ntabisohoze, bikarangirira aho ngaho. Ariko Imana ihora ari Imana. Imana niyo igusezeranya igasohoza. Imana niyo uganira nayo ntiguseke. Imana niyo ubwira ntikumvira ubusa. Ni ukuri uyu mugoroba mwisunge Imana, kuko ni umukiza ukomeye. Iyo wisunze Imana, ibintu byawe bigenda neza. Hano ku gice cya 3 haravuga ngo umutima wanjye ntuhagaze, kuko nisunze umukiza ukomeye. Umutima wawe wihagarara, ufite Imana ufite byose, kandi nawe utari wayegera, egera Imana. Niwisunga Imana bizagenda neza, kuko niyo ifite byose mu biganza byayo. Ni ukuri hari ibyo ababyeyi bataguha, hari ibyo inshuti zitaguha,
hari ibyo abaturanyi bataguha, hari ibyo abavandimwe bataguha, ariko Imana niyo mugenga wa byose, niyo igena byose. Ni ukuri yikomezeho, kubera ko niba ukomeza ku Mana ibyawe byose bizagenda neza, kuko niwe mukiza ukomeye, niwe mwami w'abami, niwe mugenga wa byose, niwe utegeka byose, niwe uvuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni ukuri kandi ntihagire ikintu kigukura ku Mana, ahubwo turusheho kuyegera, kuko ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ariko murwanye Satani azabahunga, mwegere Imana nayo izabegera. Ni ukuri nimwegere Imana ntacyo muzabura. Habakuki yarebye ibintu byose abona ni ubusa, arangije aravuga ngo nta kintu na kimwe muri ibyo byose, muri ibi ngibi, twe kureba ibifatika, ibi bifatika ni ukuri tuzabisiga, twe kureba ibigaragara, kubera ko ibi ni iby'igihe gito, ahubwo dutekereze ku iherezo ryacu, dutekereze ku buzima bw'ahazaza, dutekereze ku bundi buzima tuzabamo. Ni ukuri byaba ari byiza uyu mugoroba buri muntu wese yitekerejeho akisunga Imana, ntihagire ikintu kimukura ku Mana. Ni ukuri uburwayi ntibugukure ku Mana, ibigeragezo ntibigukure ku Mana, ikintu cyose cyaba kiguhagaritse umutima ntikigukure ku Mana, ahubwo rushaho kuyegera. Ni ukuri kubera ko ni umukiza ukomeye, azabigenza neza igihe cyagenwe, igihe cyayo nikigera izahindura amateka kandi uzaririmba ishimwe. Ni ukuri Imana iduhane umugisha uyu mugoroba. Numvise twasangirira ijambo, ariko ntihakagire ikintu gikubuza kwishimana n'Imana yawe, kubera ko mu Mana harimo byose. Mu Mana harimo amahoro, mu Mana harimo ibyishimo, mu Mana harimo umunezero utabonera ahandi, mu Mana harimo buri kintu cyose wakwifuza. Ni ukuri Imana itugirire neza. Buri muntu wese uyu mugoroba ndamwifuriza ko yakegera Imana, kandi ibyo ari kunyuramo bitatuma ava ku Mana, kuko ku Mana niho byose bigenda neza. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimye ineza yawe n'urukundo rwawe, dushimye ko ubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Tugushimiye uyu mwuka waduhaye duhumeka. Mwami Imana, iki ni cyo gishoro cya mbere. Dufite umwuka byose birashoboka. Mwami, turakwinginze kugira ngo tuzigame, komeze utwongere iminsi yo kurama, mu izina rya Yesu Kristo. Habakuki we yarasenze, arangije aravuga ngo naho ngo imitini itatoha, ngo naho ngo imirima itakera imyaka, ngo naho amashyo yashyira mu biraro, ngo nta cyamubuza ngo kunezeranwa n'Imana ye. Ni ukuri natwe turakwinginze kugira ngo dushoboze, uturinde gucibwa intege n'ibihe, mu izina rya Yesu Kristo. Uturinde gucibwa intege n'ibyo tunyuramo, uturinde kukuvaho kubera ibyo tunyuramo, ahubwo uduhe imbaraga zo gukomera no kubitambukamo neza tukwishingikirije, kubera ko ubucuti bwo mu ijuru burahagije umuntu buri wese. Data mwiza rero, aya masaha dusengeye abarwayi, Mwami biteho ubakize mu izina rya Yesu Kristo, kandi abarwayi Mwami Imana barusheho kukwegera. Uburwayi ntiwe impamvu yo kuguhunga. Abafite ibibazo, abafite intimba n'agahinda, abafite umubabaro, Mwami Imana nawe ndakwinginze kugira ngo bamare umubabaro kandi bamare agahinda. Sengeye abapapa, sengeye abamama, sengeye abakobwa, sengeye abasore, sengeye n'abana bato. Mwami Imana nibarusheho kukwegera, kuko niwe mukiza ukomeye kandi ubucuti bwawe buraduhagije. Ndakwinginze kugira ngo bakwegere kurusha ibindi bintu byose, bakugire uwa mbere, kubera ko nta wasenze ngo Mwami Imana ngo abure ibisubizo, nta n'uwakwegereye ngo agende maramasa. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo Mwami Imana ukomeze ubiteho cyane. Dusengeye Mwami umurimo wawe, gabanya abarimbuka wongera abakizwa, usuke ububyutse, kandi Mwami batarakwakira nk'Umwami n'Umukiza nabo baye kukwakira. Dusengeye ubugingo bwacu, burinde kurenza ibindi bintu byose, kandi ndasenze cyane wereze Umwuka Wera aherekeze iri jambo rikora icyo wagambiriye. Ibyo mbisenze nizeye mu izina rya Yesu, amen.